ubushize Ruvubura yirukanaga mu rugo Sugira wari warayamukubise rugondihe nubwo yendaga kwasa Fabiola intebe mu mutwe. Jim agize ngo ararengera Sugira asaba se kuzirikana ko ahubwo yamubujije gukora icyaha cyajyaga kumusubiza mu gihome. Ruvubura ati mwembe mumvira hanze ibana. Kwa Shema na Batamuriza aho bari mu munsi mukuru wo kwitiza n'umwana baheruka kwibaruka. Aganze Brian nakurageje urushenge. Ibya Josiane na Gafarasi duheruka yigira kumwivuna se byifashe biti. Reka ntangire mwiyumvire. Ariko deta nawe kajyana ukandambikire kwa Mudive kuri butike nzasengera mwana. Sawa bye. Ego baba Rutebu niwe warungonze. Sinshobora. Fiye bitese. Byari byiza mbere yo kufungira ferizi imodoka yo ku kirenge cyanjye. Koko se ndagukanze. Kunkanga gusa ahubwo kwanza utumye umutima wanjye usuhuka. Komera basi Fiye. Nari mpagaze ngo nkwere ifite kugeza imbere gato we. Wowe Rutebu kumara ifite se? Cyane. Injyana he? Biraterwa naho werekeza. Okay. Gisa kuri karaga santere ko hafi yo mu rugo. Naringize ngura yanze Fiye. Ngahicare neza. Akagatima keza noneho bagatiyendera. Kandi koko sinakubwiye. Akatima keza ngatiye umuntu we nimugeza aho ugenda akamusubiza. Rwose wavuka uvugishije ukuri. Barakuzi. Kukazi se bimeze bite Fiye? Imirimo iragenda. Ko bigendara huye nako mu magambo meza biratibika. Kandi Fiye uriyumva? Nta nubwo nteganya kubireka maze ahubwo mbaza amakuru mashya. Fiye amakuru mashya se nayaye. Wabera urumviye. Ariko ningende Rutebuka narago nibwira ayo makuru mashya sariko ibintu biveho. Amakuru mashya nuko na wa mushinga wo gusaba inkunga yo kugura imashini zifashishwa mu buhinzi ugeze kuri. Nuko ese Fiye nkubaze ko ndi mu maboko yawe se nakwanga kumbazana. Ariko wabaye ute? Nashakaga kukubaza impamvu kuva wumva uriya mushinga nabonye warawushyizeho umutima cyane. Impamvu nta yindi nuko nasanze ari umushinga ureba kandi uzagira akamaro abantu benshi. Icyo turakyemeranyaho. Kandi Fiye nukuri wumve ko ngushimiye uburyo urimo gukora amakazi. Rutebu Karame. Nanjye ngiye kukubaza kandi ntumbeshye. Uteze yombi. Uriyumva utese nyuma y'iminsi umaze utagera ku biro. Fiye uzi icyari kumbabaza kurusha ibindi se? Ni igiki? Nuko nari kubanirwa mu rugo. Ariko kuva nahagarikwa by'agateganyo ku nshingano z'ubuyobozi bw'urubyiruko umwanya nahawe ku ngufu nawo byaje umusaruro. Kandi koko hawe ku ngufu. Ubu nitangiye akazi kanjye hariya kuri NGO ku buryo hari amakuru rwose angeraho ko nshobora kuzamurwa mu ntera isaha ku isaha. Maze nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Nzakwibuka rwose. Nzakugurira bombo yo ku gati ndabizi ko ari ukunda. Ndakubona none se ufashwe n'uduki ko mbona morali igeze mu ijana. Melody uretse kwirengagiza wowe ntubona ko dufite impamvu irenze imwe yo kwishima. Rwose aho ntubeshye byonyine ko ubuzima bwa business yacu burimo kugaruka ni inkuru nziza kuri twe. Wewe nuko utazi ko andi makuru maze gukurura. Reka sha ngaho se mbwira mwana. Maze kuvugana na Kambare. Ati ki? We uzi ko twadukapo twamuhaye ngo agerageze arebe ko urugo tugurwa tutamaze n'iminsi 2. Wow mbega byiza. Ayo makuru ni meza kuri Meromari rwose. Cyane ibintu bya business biransetsa pe. Reba nawe udukapo twaye twaraduhezeho Maribo. Amezi ntiyari amaze kurenga 5. Niba taratandata ahubwo se we utekereza iki dukoresheje aya mahirwe mu gihe bakiduharaye ibugo tukakora utundi tukatwohereza. Nanjye cyo nari ngitekereje. Reka tuze kwicara turebe n'ibikoresho bihari bihagije cyangwa hagomba kugurwa ibindi. Yego tube dukoze nka 20 tubare two twohereza se. Nge numva twakongera gukora nka 15 tukaduha Kambare. Ko bakomeza batugura akabari nako natwe twakora utundi. Ariko nibyo wa mugani byatuma tutagira stock nini. Ikintu maze kubona cyo Imana ikunda Meromari. Aho ntubeshye.
ahubwo se ndakumva. wibutse gukwirakwiza ya litike de Green Goals yatwanditseho ivuga ko twaje ku mwanya wa 5 mu rubyiruko rukora bizinesi zirengera ibidukikije. Kuri Instagram na Facebook namaze kubigezaho. Wow. N'ahandi hasigaye naho ndaza kubikora. Kora ahangaha rero icyo gukundira Melody. None se hari abantu batangiye kugira icyo babivugaho nka comment? Aha ko bavuye hasi. Melody, Karame. hari ikintu nshaka kugusaba kandi unkundire ntucyange. Maribo, urashaka unsaba iki? Ndashaka kutwemeranya ko tuzongera gusubira inyuma. Ako kana gusa rero hari akandi wibagiwe. Akahe? Wibagiwe ko tutagomba no kuzongera gushwana. Intego niyo cyane. uzi icyo ngutekerezaho Vicky? gipfa kuba atari kibi gusa. hari ubwo nkwitegereza nkakureba nkongera nkakureba ariko ukabona nkabona iyo uba agakobwa shawe gusohoka mu nzu byari kujya biba intambara. ewe kandi wowe ntutinda gusohoka. icyakora Vicky niko soso wantumva we muze taha ndawuze uzagaruke. ntaha njyahe niko soso wari intumva cyangwa gute se? ariko se noneho mujye nawe umaze kurambirana rwose nk'ubu urifuza iki? karambirana ari wowe ariko ubundi bwose wowe ugera soso inama mbisha. ibi ni ibikira soso nyibutsa jye nawe duherukana ryari? sejo hashize se. ugize neza. mugiye kugamije iki? ariko wararezwe sha babarira kukurogoya. soso ndashaka kunsobanurira ukuntu ejo twari kumwe nkugira inama none nta n'umunsi n'umwe uciyeho ukaba uyirenzeho. soso mugiye ngakugirira inama ki? ugira ngo uri no kumva haganisha se? ejo narakwihanangirira inshuro y'ijana kutagomba gukomeza gushodekana na mwene Ruvubura. Vicky uzi cyabaye? byagenze gute se kandi? nyuma y'inama nziza mpora nyigira inkunguzi y'umukobwa no mu kanya ahoranye na Sugira. ye muze usigaye waranshyizeho ingenza. uzi icyo ntekereza? ndakumva rwose. muze urakabije kandi bigomba kurangirira. ntari gutanga ariyo nsanga hari ikintu kizima bavuga. ntugahora ushaka kujonjorera soso abavugana nabo rwose azi neza kwitira. soso wagakobwa we ibyo nkubwiye niba utabyumvise uzaba nko kwa gutwi kw'ihene kumva kwahiye. genda ubeho ubuzima bwawe nanjye ndeke mbeho ubwanjye. zibaho se nyine niba ufite na gahunda yo kungamirira ku banyamuhumuro ntabyo uzashobora. no hambere narabananiye kandi kubaho k'umushwisha simpuheza agaca. ariko se none nk'ubu ni iki nakosheje ngo mporweho n'ibibazo bitarangira ko ngo ibibazo wari wabibona se wandangarewe. Vicky ndakumva ibi soso. bizarangira ryari koko? ni gute umubyeyi utanemera ko ari data akomeza kunsesereza gutya? soso akababaro kawe ndakumva pe komera kandi mbere hano kuguhoza. sha umutima wanjye uraremerewe. ndakumva cyane. icyo nagusaba ni ukudaheranwa nabyo ahubwo ukishakamo imbaraga zo kubirenga sibyo? urakoze ni ukuri. abadeni bagenzi banjye bakirira ikite si ngombwa manyo turagenzwa n'ikibazo gikomeye. n'ibibazo nabyo birimo se kandi Maribo? unyumvire nawe abaproductioneri mfite bagenzwa n'ibibazo gusa. manyo kiba mwaba mwarabonye ko abakiriya bacu bagabanutse? twari tuje ngo dufatanye gushakira icyo kibazo umuti. Melody nawe Maribori rero ntange icyo kintu umaze iminsi nyibona. tiba ubwo usate kuvuga iti? none se manyo niba kibanga abona ko abakiriya bacu basigaye ari mbarwa bishoboka bite ko wowe utabona ko turimo guhomba? ibyo mugiye kuvuga ndabizi. ubwo wasanga mugiye kwemeza ko abakiriya bagabanutse kubera inyongeragaciro nagize kuri manyokisi peso. manyo koko ufata umwihariko wacu wa manyoki special uwupira tuvangemo intoryi none ngo ninyongera agaciro? cyakora ndumiwe erega ukanatinyuka ugatagatifuza ikosa nk'iryo. niba mutangiye kunsiza amakosa rero ntabwo ndongera kuvunika ntakisha udushya two kuzamura bizinesi yacu. buriya rero Melody nawe Maribori ikibazo ngira nuko iyo manyobwa yashyizemo ikintu kukimukuramo biba bigoye. tiba biteye isoni n'agahinda kuba ugezeho kumena amabanga y'urugo. ubwo si byo kibanga avuze bihuriye no kumena amabanga? icyo nanjye nicyo nibaza. mwabyumva mutete ngenda biza amenya umutete.
manyo uko byamera kose ndumva kuvuga ku bibangamiye bizinesi ari ibisanzwe rwose ibaze gutumiza akamanyo nka burushete nziza y'umwimerere yumutse bakakuzanira imvange y'intoryi kuko ubwo wazasubirayo waba ujya hese muri ya mahugurwa twitabiriye mu mahanga batubwiye ko muri bizinesi ari ngombwa gusuzuma buri gitekerezo gishya ushaka kuzana ibyo se manyobwa arabyumva reka da tiba uzi ko hari ubwo nkwitegereza nkabona uramutse ubifiteho uburenganzira utazanyemerera ko mbyinjiramo aha ndumva bitazoroha ni byiza ko buri gitekerezo gishya kizanwe muri bizinesi kibanza gusuzumwa hakarebwa imbaraga gifite intege nke amahirwe kizanye n'ibihangayikishije ubundi hagafatwa ingamba bitabaye ibyo twagiye duhora twizenguruka erega mwihangayika nanjye sitaka guhomba abakiriya badabimenyera ni ukuri maribo babwira icyo twabonye mu bushakashatsi twakoze ubushakashatsi twasanze abakiriya bacu barimo kuyoboka kariya kabari ko mu gasantere kari inyuma yo kwa muganga ka bugufi amba mbivuga ikigaragara ni mwe mwagiye muri ako kabari yushyiramo imiyaga ariko manyo bavuze ko bari mu bushakashatsi kuki batakoze ubushakashatsi batagiye kwitara ku bakompeta ubwo babonye muri ako kabari bibadira iki koko umva manyo va mu mashyengo shyira mu gaciro wumva ikibazo gikomeye bizinesi dufatanyije ifite dushaka igisubizo cyayo manyo enderera imbere y'abafatanyabikorwa bacu kutazongera kotsa intoryi mu mwanya w'inyama manyo urabyemeye cyangwa dukuremo imigabane yacu kuko se mwabikora mwana we nzakwitura iki koko kubera iki se Josiane mbonye ukuntu ka Gashema kongeye kugarura ubuzima numva biranejeje cyane kuba mwarabashije kumwitaho nk'ababyeyi be byaramufashije cyane gusa rero tante buriya ntuzi ikibazo gikomeye mfite ufite ikibazo kise kandi mwana yanjye ndibaza niba iminsi Gashema amaze atagera ku ishuri azabasha kugendera ku muvuduko nk'uw'abandi yewe nanjye icyo ndakibaza nzavugisha mwarimu we niba ngombwa nzamwishyura kocingi ariko ntazasubira inyuma mu myigire ye ntiwumva byanze bikunze bizamufasha gufata abandi ndabyizeye ese wakwitabye uwo muntu wakomeje kuguhamagaramo nagende itesha mutwe gusa iby'abato rwose ubwo se niba ari ikintu cy'ingenzi yagushakira ukaba umukupa biraherezayo reka hari abantu baturukwaho n'ibibi gusa aha ubwo se ngo murapfikira ese ubundi ninde erega kumumenya ntacyo byakumarira tante none wowe warishoye mu bizagukoraho tekereza ariko nk'aho hantu uba ugeze ubwo kandi wasanga wari utekereje ko nawe ncuruza amagenda cyangwa ibiyobyabwenge shyitse umutima mu nda rero nta na kimwe muri ibyo uyu niyambura mu marongo ni gafarasi ese nzakwigisha ngeze byari koko Josiane ngize ndetse kandi gafarasi se simbwa abantu bose ntibabizi ubundi kera umugore yubahaga umugabo we ndetse n'umuryango we wose bikabuka nta birenze ariko iyo umuntu ari inyatsi aba ari inyatsi ugatinyuka ukita se w'umwana wawe mbwa koko tekereza ariko ko gafarasi yaraye anshinja uburozi ngewe urumva namwubahane umuntu ugerekaho icyaha nk'icyo byaje biteze nanjye simbizi pe gusa icyo namenye ni uko kuva yaba no gusura Gashema ngo yagiye akarwara ayibambe we koko se ngo ni uko byagenze rwose ndetse yagiye no mu bitaro amarayo iminsi yo papa Gashema disi nubwo ibyo byabayeho ariko kugeza ubu sinzi impamvu gafarasi anshinja uburozi ese Josiane mwana wanjye karameta ko mbona urabona iki Josiane karame hari ikintu ngiye kukwibariza niba kukwemera ko ndi tante wawe nsubiza udaciye ku ruhande ubu se nyiranjishi nicyo agiye kubaza Josiane naho ubutaha